Professor Emile Bienvenu ni umusaza bigaragara ko akuze niwe 67 yireguye mu ngingo wavuga ko yari iryoheye amatwi y'abayumvaga aho yavugaga ati nyakubahwa mucamanza ikintu ndegwa n'ubushinjacyaha ni ikintu kivuga ngo ariko mu rukiko umuntu aribaza higeze hagaragazwa ibimenyetso bifatika byabo izo nzoga zishe icyo kintu bajije abaregwa bose n'abunganira mu mategeko nicyo kintu bashingira bavuga bati niba twereke nibura n'umuntu n'umwe muri uru Rwanda wigeze arwara cyangwa agapfa hagakorwa raporo y'uko yishwe n'inzoga y'uruganda ABCD. Iyi ni Dezumo TV 24 nyiri uruganda Ingufu Gin rukora ibinyobwa bisembuye akaba n'umuyobozi mukuru warwo. Ni Hanabayo Samuel yabwiye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko yemera gutanga ingwate ya miliyari 1 na miliyoni zirenga 900 kugira ngo afungurwe by'agateganyo. Ni Hanabayo hamwe n'abandi barimo abakozi n'abayobozi b'inganda zikora ibinyobwa bisembuye bafatiwe mu mujyi wa Kigali bagejejwe mu rukiko kuri wa 25 Kanama 2026 kugira ngo baburanishwe kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bwasabye ko akurikiranwa afunzwe iminsi 30 y'agateganyo ariko we yasabye urukiko ko yarekurwa kugira ngo akurikirane ibikorwa yashoyemo imari birimo ishuri n'umushinga wo kubaka isoko mu Biryogo. Ni Hanabayo yijeje urukiko ko abaye afunguwe by'agateganyo atakwica iperereza rikomeje cyangwa se ngo arivogere. Umunyamategeko we Maître Ngoga Samuel yabwiye urukiko ko umukiriya we yemerera gutanga ingwate ya miliyari 1 na miliyoni 900 ni hafi miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yemererwe kuburana adafunzwe. Ni Hanabayo yageze mu rukiko ari kumwe n'abandi 15 bareganwa barimo Twahirwa Fulgence ushinzwe ubuziranenge mu Ingufu Gin na Katushabe Donias ushinzwe umusaruro muri uru ruganda. Ni Hanabayo na bagenzi be bakurikiranywe icyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa se gushegesha ubuzima, guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, icyaha cyo kunyereza umutungo n'icyaha cyo kwigomeka k'ubuyobozi. Uretse bo bafatiwe mu mujyi wa Kigali bakaba bari kuburanishwa n'uru rukiko, hari n'abandi barenga 60 bafatiwe mu bice byo hirya no hino mu gihugu bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gukora inzoga zitujuje ubuziranenge. Uyu munsi haburanye 16. Ku murongo wa telefone navuganye na Samuel Mutungire n'umunyamakuru akaba yakurikiranye uru rubanza uko rwari rumeze. Natangiye mubaza uko umwuka rumeze mu rukiko. Ni urubanza rwaranzwe n'ubwitabire yaba ari ku mpande zombi, ndavuga abaregwa ndetse n'uruhande rw'abimiryango yabo n'itangazamakuru yemwe. Ubwinshi bwa buri cyiciro bwari buhari kugeza ubwo wabonaga ko yaba ari na parikingi yagenewe gushyiraho imodoka mu rukiko yabaye ntoya, yabaye yanga, imodoka zigandagaza hirya no hino y'urukiko ubona ko koko, ariko wanatera akajisho kuri izo modoka ukabona ko ari iz'abantu koko bari bafite ukuntu babayeho, z'imbyeyi zimeze neza. None uyu ni Hanabayo arashaka gutanga miliyari 1 na miliyoni 900 kugira ngo afungurwe by'agateganyo. Mu rubanza iyo ngingo yagezweho gute? Iyo ngingo ijyanye nuko umucamanza abanza kubaza uregwa ati ese ko ubushinjacyaha bugusabira ko ufunga iminsi 30 y'agateganyo kuko bubona ko ushobora gutoroka cyangwa aribwo babasha gukurikirana gukora iperereza bisanzuye ko ushobora kuba waribangamira. Ati umucamanza ati wowe urabivugaho iki? Wiregura akavuga ati nje ntabwo ushobora kubangamira iperereza, nta gihe bashatse ngo bambure, nitabye ubugenzacyaha nitaba ubushinjacyaha, ubu baramfite, baza aho ntuye, baza ibikorwa byanjye mfite. Ati agerekaho ati nyakubahwa mucamanza muramutse wenda munafite iyo mpungenge nayibamara kuko ibyo nkurikiranwaho ndumva bitagera ku gaciro k'iyi ngwate ngiye gutanga. Ati ni inyubako ya apartment igeretse, irabarirwa mu gaciro ka miliyari 1 na miliyoni 900 by'u Rwanda. Ubwo urumva bagomba kugaragaza muri systeme n'ibimenyetso byayo, UPI akagaragaza igenagaciro, arimo kuvuga umugenagaciro wabikoze w'umwuga, abagomba kubyerekana kugira ngo umucamanza yumve ari atekanye kubyo amweretse ko ari ikimenyetso kizima, kuko ushobora kubivuga mu magambo ariko yajya kubihiga mu bimenyetso akabibura, akavuga ati n'iyo nyubako cyangwa n'uwo mutungo atangaho ingwate ntawe yashyize muri systeme, cyangwa se ati
nta genagaciro riri update rigezweho ryakozwe, cyangwa agasanga wenda haracyarimo ibibazo iyo nyubako ishobora kuba ifite caveat. Ntihanabaye Samuel rero we yavuze ko yiteguye gushyiramo inyubako ya miliyari 1,900,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni ikintu wumvise mu rukiko abantu bavuga bati cyakoze aba bagabo bari bakize pe. Ni umugabo ubona ko yaburana gatuje, ubona ahamye ku bimenyetso ari kwereka umucamanza bisenya iby'umushinjacyaha yari yazanye, abyita impamvu zikomeye zimusabira gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Ariko nkawe wari uri mu rukiko, ubundi ibyaha byabo biteye gute, bifite uburemere bingana gute? Ibyaha ukurikije ubushinjacyaha ko bubanza kubisobanura, avuga ati nyakubahwa mucamanza, igihugu cyakoze igenzura nyuma yaho kibonye ko, ako kantu kibuke, nyuma yaho kibonye ko hari abanyarwanda cyane cyane abiganjemo urubyiruko barimo kugirwaho ingaruka n'ibinyobwa bisembuye birimo ethanol bizwi ku izina ry'uko ari liqueur byengwa n'izi nganda, ko birimo kwengwa nabi mu buryo bitujuje ubuziranenge, bateshutse ku buziranenge ibigo by'ubuziranenge byabahaye, bakaba basigaye benga mu buryo bwo kwishakira amafaranga. Bati hakaba hari abahatakarije ubuzima, abahagiriyeho ingaruka zitandukanye, nubwo atashyizemo imibare, ariko buriya muri sisiteme ishobora kuba irimo bagendeye ku myanzuro. Bati rero niyo mpamvu inzego z'ubuziranenge zahagurutse zikorana n'inzego zitandukanye za leta, bakora operasiyo yo kugenzura ibikorerwa muri izo nganda zirimo kugiraho ingaruka urubyiruko n'abandi banyarwanda biganjemo urubyiruko barimo kugirwaho ingaruka n'ibyo binyobwa, kugira ngo barebe n'ibiki byabayemo. Bati twasanze rero hari uburyo butandukanye, bamwe barakora nta buziranenge, ibaze kuba uruganda rukora nta buziranenge, atabandi bimuye inyubako z'uruganda bazijyana aho bashakaga ntibabimenyesha, abandi bongereye production line, ni ukuvuga ngo ukaba warasohoraga inzoga imwe, hanyuma mu ruganda niba warinjiyemo runaka wenda rwenga ibya rikeri, baba bafite imirongo nk'umwe cyangwa ibiri basohoreraho, za mashini ziba zigenda zisunikaho uducupa, zisunika uducupa. Mu gitondo rero bakabyuka bakavuga bati igishoro wenda cyangwa n'inyungu byabaye byinshi, bagafungura n'undi murongo ku ruhande nawo ushobora kuba wapfundikira amazi, bashobora kuba bakoreramo ikigage, bagafungura ibindi bicuruzwa, izindi produit zitandukanye n'izo baherewe ubuziranenge, kuko wenda babona ko bafite ubushobozi bwo kuzikora. Ibyo rero urumva ni uguteshuka ku nshingano. Abandi ndetse hari n'abagiye bagaragaza bati ni amakosa twakoze, bamwe bakayemera mu rukiko, nk'uwaburanye bwa mbere ejo bundi ku itariki 20 yitwa Gatare Eric, yemeye amakosa, yemera ko rwose yanasenye uruganda n'ibikoresho yabivanyemo muri gahunda ya guverinoma y'uko inganda zose zenga rikeri zigomba gufungwa. Urumva ni ibintu bifite uburemere bigendeye, kuko umushinjacyaha aravuga ati ibi bintu nyakubahwa mucamanza, ugendeye ku byo basanze mu bipimo bigize alukoro bakoze n'uburyo bafata isuku ihagaze mu ruganda, usanga bimwe byateza akaga ku buzima, ngo ndetse barakeka ko bishobora kuba byatera kanseri mu gihe kirekire kiri imbere ku bantu banyoye ibi bicuruzwa, mu gihe byaba bigaragaye ko koko bitujuje ubuziranenge. Harakekwamo ko abantu bashobora kurwara indwara za kanseri. Samuel, hari ingingo nabonye zagarutsweho mu itangazamakuru ndetse zateje impaka, aho uwo mushoramari yavuze ko ibyabaye byabazwa abakozi b'uruganda we, bikwiriye kumubazwa kubera iki? Umushoramari yagezweho kugira ngo uwo Ntihanabayo Samuel yagezweho kugira ngo yisobanure imbere y'umucamanza amaze gusomerwa n'umushinjacyaha ibyamurega. Aravuga ati ese ibyo akurega urabyemera? Birumvikana agomba guhakana ko atabyemera. Ati njyewe nyakubahwa, ndagira ngo babanze bantandukanye n'uruganda. Njyewe ndi Samuel ku giti cyanjye, hakaba n'uruganda nafunguye nk'umushoramari. Nashoye imari muri ibi bintu kuko mbona nari mbifitiye amafaranga, hanyuma
abajyanama ubona abanyamategeko babisobanuraga, abajyanama bamugira inama gushaka inzobere muri ibyo bintu kugira ngo zigende zigaragaza uko ibintu byakorwa departement par departement. Niba yarafunguye uruganda agashyiramo departement y'umuntu ushinzwe ubuziranenge, uyu ni umushoramari, ntabwo azi ubuziranenge ngo bwubahirizwa gute. Abagomba kwangaja umukozi ubishinzwe ushinzwe ubuziranenge ufite ayo mashuri, ufite aho bigaragariza mu nzego z'ubuziranenge yuko afite abo bakozi bafite ayo mashuri. Bati rero kuba yakora ikosa, kuba ashobora kuba hari ibyo yakirengagiza, ibyo bibazwa we, kuko niyo baje kugenzura bajya kubaza iyo departement ibyo ikora ngo babiyereke, hanyuma bagenzura ibyo iri gukora departement par departement. Tugewe shora imari, ndi CEO, ubuzima bwanjye nge nka Samuel ntandukanye n'uruganda, genda umushoramari, uruganda rufite management. Akabona aribo byabazwa, bibazwe ni nko kuvuga mu yandi magambo ngo bibazwe buri mukozi cyagiye gipfira kuri buri department, kibazwe nyiracyo. None izo ngwate atanga kugira ngo adafungwa aburane ari hanze, urukiko ruvuga iki? Urukiko byose ruba rugomba kuvuga ko babaza ngo biri muri systeme, bati biri muri systeme tuzabireba, ubundi bakazicara bagasesengura bakareba ibyo ashingiraho agaragariza icyizere cy'uko atatoroka ubutabera cyangwa ngo abangamire iperereza, hanyuma bakazafata icyemezo bagendeye ku by'amategeko ateganya n'ubushishozi bw'umucamanza. Wenda Samuel, kugira ngo urekure, ni urubanza rurimo abantu benshi. Nabonye n'ubushinjacyaha bwasabye ko umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Professeur Emile Bienvenu akurikiranwa afunzwe. We yireguye kuki muri iyi dosiye? Professor Emile Bienvenu ni umusaza bigaragara ko akuze, ni 67, yireguye mu ngingo wavuga ko yari iryoheye amatwi y'abayumvaga aho yavugaga ati nyakubahwa mucamanza, ikintu ndegwa n'ubushinjacyaha ni ikintu kivuga ngo natanze icyangombwa ku ruganda rwa Sina Gerard mu gice cyenga inzoga y'akarusho. Bati icyo cyangombwa ngitanga ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane, ariko nagira ngo ngaragarize urukiko ko habayemo kwibeshya kw'abatanze, ko abafashe ibyo byangombwa n'igihe byandikwaga habayemo kwibeshya, kuko agaragaza ko mu itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi aribwo yasinye igipapuro kigaragaza ko akanama kagiye kandi gashinzwe ubuziranenge kagiye kwa Sina Gerard nyuma y'ibihe bitandukanye kari karagiye kamwandikira kamusaba kugira ibyo akosora, agera ku rwego abikosoraho bwa nyuma. Atako kanama rero kaje guterana kanzura yuko babona noneho ibintu byose yabishyize ku murongo, nawe yiteguye ibintu byose uko bagiye babimwereka. Bati ku itariki 13 nibwo raporo y'ako kanama yangezeho, ngewe ndayisinya ku itariki 14 iragenda. Bati iyo tariki 23 z'ukwezi kwa kane ni ukwibeshya kwabayeho, kuko no muri iyo raporo icyitwa annex cyangwa se ya migereka ijyaho bigaragara yuko ibyo biri ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi. Ati iyo uko ni ukwibeshya kwa muntu, umunyamategeko we niko yongeye ko ni ukwibeshya kwa muntu gushobora kubaho, ariko murabibona kuri za annex n'andi maraporo akurikira ngo kuko ku itariki 14 bukeye nibwo icyemezo yamaze gusinya cyashyikirijwe uruganda rwa Sina Gerard. Ariko ubushinjacyaha bwavuze ko yatanze iki cyangombwa binyuze mu nzira zinyuranyije n'amategeko, atari we wari ufite ububasha. Ubushinjacyaha nyine buba bugomba kugaragaza motivasiyo yabwo, nawe akaza yiregura avuga ngo habayeho kwibeshya, ntabwo nigeze mfata icyangombwa ngo nkijyane. Yerekana amatariki atandukanye yagiye akorerwaho manevure z'icyo cyangombwa. Akanama kateranye itariki, akandi gaterana itariki, Sina Gerard bamwandikira itariki, asubiza kuri iyi tariki. Ibyo byose yagiye bigaragaza umucamanza, aza kuzamuka ageza ubwo ahuza na ya tariki ya 13 avuga ati bimaze gusinywa nibwo mu gitondo kuri 14 byashyiriwe nyir'uruganda. Bati rero ibyo umushinjacyaha arimo kundega byagendeye ku kwibeshya ku itariki, kuko sinshobora gukora ikintu akanama katemeje. Ati n'ikimenyimenyi kigaragaza ko akanama ke kabyemeje nuko kabicishije kuri legal advisor, umunyamategeko wa FDA, abona kubishyikiriza deje. Ariko habayemo kandi kantu, kuko isinywa rya nyuma ry'icyo cyangombwa cyatanzwe ryakozwe na deputy director wa FDA.
kandi amatariki yarikoreyeho uko gusinya kwa nyuma, ayo matariki Profesa Emile Bienvenu n'abamwunganira mu mategeko bagaragaje yuko yarari hanze y'akazi mu butumwa bwamaze iminsi 5 bashyiramo n'impapuro z'inzira uko byagenze naho yarari n'amatariki. Bati urwo rupapuro rwa nyuma rwasinywe n'umuyobozi wungirije niwo kuvuga ngo niwe wabibazwa. Hanyuma Samwe, uyu munsi abantu 13 bari muri dosiye y'ifungwa ry'inganda zikora inzoga zitujuje ubuziranenge 16 nibo baburanye ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Urabona ukurikije n'uburemere igihugu cyahaye iki kibazo cy'inzoga mu rukiko ho ubwo buremere bwagaragaraga mu miburanire? Uburemere buragaragara kuko harimo ibyo bavuga ngo nk'uko kuntu ubushinjacyaha busobanura ngo ibi bintu bishobora gutera indwara za kanseri, ati ishobora kutaza uno munsi direct ariko ikaza indirect. Wabonaga abantu mu rukiko bose bahungabanye bati nyabuneka burya bya bintu bishobora kugera kuri urwo rwego, batabandi bashobora kurwara indwara zo mu mara, ukumva biteye ubwoba. Kandi ukabona ko kube ikindi gisobanura uburemere nuko abanyiri inganda bose bagaruka ku cyitwa ngo icyemezo cya leta y'u Rwanda nicyo gufunga inganda zikora liqueur. Urumva ko ni ikintu kiremereye ko inganda ubwo imiryango yafunzwe atari no kuvuga ngo bavugurure gufunga inganda zenga liqueur. Icyo kiri kuburanwa hano. Ariko muri kiko higeze hagaragaza kandi buri wese yahawe icyo cyango, yahawe urwo rwandiko ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani ko uruganda rufunzwe muri gahunda ya leta yo guca inganda zizenga liqueur. Ariko mu rukiko umuntu aribaza higeze hagaragazwa ibimenyetso bifatika byabo izo nzoga zishe? Icyo kintu bajije abaregwa bose n'abunganira mu mategeko nicyo kintu bashingira bavuga bati niba twereke nibura n'umuntu n'umwe muri uru Rwanda wigeze arwara cyangwa agapfa hagakorwa raporo y'uko yishwe n'inzoga y'uruganda ABCD. Bati ubushinjacyaha usibye kubivuga mu magambo nta kimenyetso kigaragazwa, nta raporo y'umuhanga, bagashyiramo iryo jambo, nta raporo y'umuhanga yigeze ikorwa ngo hagaragaze ko hari n'umwe mu banyarwanda wagizweho ingaruka ngo bikorerwe raporo y'ubuzima y'icyamwishe nk'uko n'ubundi umuntu wese wapfuye akorerwa raporo y'icyamuhitanye. Birasa ngo hazemo izina ry'uruganda runaka. Birasa nk'aho byumvikana ko bo batemera ko izo nzoga zica rero abantu. Barabihakana cyane kuko bagaragaza ko buri wese yakoraga afite ibyangombwa, sibye umwe wanakubwiye Gatare Eric bagaragaje yuko bamusanganye byabaye expired, byarangije igihe n'ibindi bidafite ticket. Urumva ibyo ntibiba bisobanutse. Hafashwe benshi uyu munsi haburanye 16, abandi bazakomeza ryari? Icyo ni ikibazo cyahazwe ubugenzacyaha kuko mu rwego rw'ubutabera ho harimo 16, ariko ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha mu mvugo yabo akenshi usanga bavuga ngo iperereza rirakomeje. Bishoboke ko harimo abazagezwa mu nkiko bandi cyangwa wenda bizarangirira ahandi hantu ntiwamenya. Samuel Mutungire uri umunyamakuru wakurikiranye cyane iby'uru rubanza, kandi twizera ko n'ikindi gihe uzaba warukurikiranye uzongera ukaduha umwanya tukavugana. Turagushimiye ku musanzu utanze. Yego ni ukoze.